Mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kw'iyobokamana TV nk'uko rero twagiye tubana namwe mu biganiro bitandukanye mu nkuru zitandukanye ndetse no tubakurikiranira hafi ibijyanye nyine n'umuhango wo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera Pastor Niyonshuti Theogene. Mu by'ukuri uyu munsi kuri uyu wa gatatu w'izi tariki za 28 muri uko kwezi niho ari bushingurwe nyine bwa nyuma, aho ari busezerweho n'inshuti n'abavandimwe. Mu gitondo rero cyo kuri iyi tariki umuryango we, inshuti n'abavandimwe ndetse n'itorero bahagurutse nyine berekeza ku bitaro bya Kacyiru, aho umubiri wari uri mu buruhukiro bajya kuwufata nk'uko murimo mugenda mubireba. Mu by'ukuri turakomeza tugenda tubakorera inkuru zitandukanye. Urupfu rwa Pastor Theogene ni urupfu rukwiye gusiga isomo rikomeye ku mukristo uwo ari we wese, yuko dukwiye guhora twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Ni urupfu rwavuzweho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bamwe bavuga bati yatambweho igitambo, abandi bavuga ibitandukanye, ariko mu by'ukuri abo bose umuntu yabita nk'abashinyaguzi, kubera yuko umuntu yari umukozi w'Imana, nta muntu ushobora kumutangaho igitambo rero ngo byemere. Pastor Theogene turimo duherekeza bwa nyuma ubundi ni muntu ki? Pastor Theogene yakiriye agakiza mu mwaka w'2003, yitabye Imana mu mwaka w'2023. Inyigisho yatumye yamamara yayitanze muri Boneza for Jesus i Rutsiro. Inyigisho ye ya nyuma yayitanze muri Run for Jesus i Bugesera mu itorero rya Zion Temple. Ni ukuvuga Pastor Theogene atangira ivugabutumwa yaritangira ahitwa muri Boneza for Jesus, ni igiterane gitegurirwa iboneza iriya mu karere ka Rutsiro. Urugo rwe rwabagamo abantu 23 bavuye mu biyobyabwenge. Urupfu rwe rwashavuje abaministiri, ibyamamare, abapotre n'abo ku muhanda bose mu buryo butandukanye. Pastor Theogene Niyonshuti yakoreraga umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Kamuhoza muri Paruwasi ya Muhima mu Rurembo rwa Kigali. Wari inshuti ikomeye y'urubyiruko, yitabye Imana tariki 22 Kamena mu mwaka w'2023 azize impanuka yabereye i Kabare mu gihugu cya Uganda. Urupfu rwe rwababaje benshi, barimo bazwi cyane nka Reverend Isayi, umushumba mukuru wa ADEPR, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana, Minisitiri w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima, abahanzi batandukanye n'abastari nka King James, Anita Pendo, Junior Giti, Apostle Dr. Paul Gitwaza, Aline Gahongayire, Clapton Kibonge, Egidia Bibio, Jehovah Jirekwaya n'abandi bantu benshi batandukanye bagiye bagaragaza imbamutima zabo ku rupfu rwa uyu mukozi w'Imana Pastor Niyonshuti Theogene waruzwi nk'inzahuke. Pastor Theogene yitabye Imana ahagana saa 10 z'urukerera rwo ku hari kuwa gatanu ku itariki 23 z'uku kwezi 2023, aguye mu mpanuka y'imodoka yatewe na bisi yagonganye n'imodoka nto yahitanye abantu bane, yabereye mu birometero 4 uvuye i Kabare mu gihugu cya Uganda. Bisi yavaga i Kigali yerekeza i Kampala, naho imodoka Pastor Theogene Niyonshuti yarimo yavaga i Kampala yerekeza i Kigali. Yatangaje ko umwe mu bari mu iyo modoka, Pastor Theogene atabarutse afite imyaka 40, aho asize umugore witwa Umunyana Asia n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2 gusa. Afite n'abandi bana barenga 22 yareraga yakuye mu muhanda. Yagiye atumirwa kubwiriza ahantu hanyuranye, rimwe na rimwe agatumirwa ari kumwe n'umugore we, dore yuko bimwe mu bintu azwiho yakundaga umugore we cyane, nk'uko mu buhamya umugore yatanze, aho yavugaga yuko yari umuntu uca bugufiya, yari umuntu urangwa n'urukundo ku muryango, ndetse yuko Imana yari yamaze kumutegura yuko umugabo agiye gutabaruka, ku rupfu rwiwe rwose rutamutunguye nyine nk'uko yagiye abigarukaho. Ubuhamya bwe n'inyigisho ze byakunzwe na benshi, by'umwihariko urubyiruko, kubera uburyo yabutangagamo akoresheje amagambo agezweho mu rubyiruko ndetse n'imvugo yumvwa cyane n'abana bo ku muhanda. Ibi akaba yarabikoraga mu kubiyegereza kugira ngo abahindurire
kuri Yesu Kristo. Pastor Theogene yari amaze imyaka 20 yakiriye agakiza. Yakoreye Imana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, arishimirwa cyane kubera ubuhamya bwe butera benshi inkomezi. Abakurikira YouTube baramuzi cyane kuko igihe kinini yabaga arimo kuhatanga ibiganiro n'ubuhamya. Nimureke dukomeze twifurize nyine imiryango, inshuti, abavandimwe, itorero rya ADEPR ndetse n'andi madini n'amatorero nyine uyu mushumba yakoreragamo ivugabutumwa, tuvuga tuti Imana nikomeze kumuha iruhuko ridashira. Urupfu rw'umukiranutsi nk'uyu rugomba gusiga ivugabutumwa mu mitima y'abantu, kubera ko nawe nubwo tukiriho tugihumeka, ariko urupfu nk'uru rukwiye kudukangura yuko igihe cyari cyo cyose urupfu rwadutungura. Mu by'ukuri urupfu ni ikintu umuntu wese akwiye kwigiraho kandi akagerageza guhora yiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Nk'uko umuhanga yakoze inkuru avuga amasomo 7 akomeye urupfu rukwiriye gusigira umuntu, utitaye aho uvuka, aho ukomoka, ibara ry'uruhu rwawe, amasano 2 akomereye ikiremwa muntu duhuje no kuvuka ndetse no gupfa. Njya numva hari nabo ubuzima bucanga bakavuga ngo basi Imana ishimwe ko twese tuzapfa. Ubushakashatsi bugaragaza ko nibura ku munsi hapfa abantu basaga byibura 150,000. Ushobora kubutunguwe, ariko nibyo. Ahubwo impamvu nuko akenshi twita ku bintu by'urupfu iyo habaye umuntu tuzi, twakundaga n'ibindi. Nubwo iyo twabuze umuntu wacu tuvuga byinshi, tukababara, amarira agatemba ku maso, tukamuvuga imyato. Iyo yari umuntu mwiza, uwari mubi, nubwo wenda mu muco nyarwanda umuntu wapfuye adakunze kunengwa ku mugaragaro, ariko mu mutima wa buri muntu n'ubundi aba afite ishusho asigaranye kuri nyakwigendera. Icyo nshaka kugarukaho muri iyi nkuru ni amasomo akomeye twagakwiye kwigira mu rupfu, kuko byanze bikunze, bitinze cyangwa se byihuse, uwavutse wese urupfu rumugeraho. Kandi nk'uko utabihisemo uko uvuka n'aho uvukira, ni nako nta mahitamo uzagira ku gihe uzapfira ndetse n'ikizaguhitana. Gusa ushobora gutegura iherezo ryawe wita kuri buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma. Isomo rya mbere umuntu akwiye kwigira ku rupfu: baho nk'aho uzapfa ejo, kuko umunsi umwe bizaba impamo. Naritegereje nsanga amakosa menshi dukora ndetse n'ibyo twita ibyaha ku bemera Imana, ibyinshi muri byo tubiterwa n'uko tuba twumva tugifite ejo hazaza mu biganza byacu. Nyamara tuba twishuka ejo ntihabaho, ahawe ni uyu munsi ugihumeka. Mwene muntu aramutse amenye ko ejo azapfa, hari byinshi bibi cyangwa se by'ipfabusa atakora. Nubireba neza uzasanga amakosa menshi ukora mu buzima ari ukubera uba wumva ugifite igihe gihagije cyo kuyakosora. Isomo rya kabiri umuntu akwiye kwigira ku rupfu: ujye wiga guca bugufi. Nubwo guca bugufi ari ihurizo rikomereye kuri buri muntu, cyane cyane amaze kugira aho agera mu birebana n'ubukungu, kubera ko rimwe na rimwe ubuzima bufite kugushuka kubera icyiciro runaka urimo cy'ubuzima, ahari ukaba wakwibeshya ko hari itandukaniro ryawe n'abandi bantu. Ariko urebye ukuntu iherezo rya buri muntu birangira, twese dusubiye mu gitaka, twakitoje guca bugufi kandi tukagerageza kubaha buri wese. Isomo rya gatatu umuntu akwiye kwigira ku rupfu: ujye wita ku bikorwa by'ubugiraneza. Umunsi witabye Imana, ikintu cya mbere uzibukirwaho ni abantu wagiriye neza kurusha abakugiriye neza wowe ubwawe. Reka mere nka wa muhanzi waririmbye ngo idini y'ukuri ni idini y'urukundo, iyaba twese twari tuyiyobotse, ayandi akaza nyuma. Ikintu cya mbere bigoranye kwicuza muri ubu buzima ni ukugira neza. Nubwo wenda rimwe na rimwe
ufite kugira neza umuntu akakwitura nabi, ariko ujye ugerageza mu buzima bwa buri munsi hagira umuntu wishima wabigizemo uruhare, kandi utishuka ko uzagira neza wabonye ibya mirenge, kuko ku ntenyo, kandi utishuka ko uzagira neza wabonye ibya mirenge kandi utishuka ko uzagira neza wabonye ibya mirenge, kuko ineza yose ntishingiye gusa ku mafaranga. Nta muntu n'umwe ku isi udafite uwo aruta. Nutiga kugira neza ufite duke, ntabwo uzabikora nugira byinshi, kuko akenshi nubwo bajya bavuga ngo runaka yabonye amafaranga aba umuntu mubi, ariko si byo, ahubwo akinakennye aba yari mubi, nuko aba yarabuze uburyo abyerekana, kuko aba ari mubi kubera ubukene. Isomo rya kane, umuntu ukwiye kwigira ku rupfu. Ujye wiga kubaho udafite ibintu ukunda n'abantu ukunda. Impamvu ubona abantu bose batakira urupfu mu buryo bumwe, impamvu ubona abantu bose batakira urupfu. Isomo rya kane, umuntu yakwigira ku rupfu. Ujye wiga kubaho udafite ibintu ukunda n'abantu ukunda. Impamvu ubona abantu bose batakira urupfu mu buryo bumwe, biterwa n'ukuntu wafataga umuntu uwo. Ujye wiga kubaho udafite ibintu ukunda n'abantu ukunda. Impamvu ubona abantu bose batakira urupfu mu buryo bumwe, biterwa n'ukuntu wafataga umuntu iyo uwo muntu yitabye Imana. Nibyo koko, hari abantu baba basobanuye byose mu buzima bwacu, nk'ababyeyi, inshuti magara, n'undi muntu wese w'ingenzi mu buzima bwawe, ariko ujye ufata akanya utekereza ukuntu wabaho no mu gihe uwo muntu yaba adahari, ko umunsi umwe bizaba impamo umubure cyangwa se akubure, kuko niko uruziga rw'ubuzima rwubatse, kandi ntacyo twabihinduraho pe. Isomo rya gatanu, umuntu akwiye kwigira ku rupfu. Ujye ukora ibintu byose ukunda ugifite uburyo. Kimwe mu bintu bikomeye abantu benshi bakunze kwicuza iyo bagiye gupfa, ni uko batabashije kubaho bakora ibintu bakunda, ahubwo bakabaho bashaka kunezeza sosiyete, bo ubwabo ntibakore bya bintu bibashimisha. Nyamara igisobanuro cya nyacyo cyo kubaho ni ukwishima, kuko nibyo turuhira mu buzima bwa buri munsi, ni ibyishimo tuba dushaka. Gusa iyi ngingo ntuzayikoreshe ukora ibintu bibi ngo ni ukugira ngo wishime, kandi umutima nturya ruswa. Ibibi n'ibyiza twese turabizi. Isomo rya gatandatu, umwana w'umuntu akwiye kwigira ku rupfu. Ujye ugerageza kubwira abantu bawe ko bakunda bakiriho, ubahe n'indabo zabo bakiriho, nabo bakibasha kubireba, nawe ukibasha kubivuga. Kimwe mu bintu abantu benshi bicuza iyo umuntu apfuye, ni uko batabashije kumugaragariza ko bamukunda akiri mu isi y'abazima, kubera guhora bumva ko bagifite igihe. Iyi ni nayo mpamvu uzasanga ku munsi wo gusezera uwitabye Imana, usanga abantu benshi rimwe na rimwe bari kurwanira mikoro ngo batange ubuhamya. Biriya kenshi ni nko kwicuza ibintu batabashije kubwira nyakwigendera akiriho. Ubwo rero ujye ugerageza ubwira abantu ukunda ko ubakunda bakiriho, kandi nawe ukibasha kubivuga, kuko umunsi umwe wabyemera utabyemera uzababura cyangwa se bakubure. Kandi ukwiye kumenya yuko kubwira umuntu ko umukunda gusa n'ururimi bidahagije, kuko twese turabizi ko kora ndebe iruta cyane vuga numve. Isomo rya karindwi, umwana w'umuntu akwiye kwigira ku rupfu. Ujye uteganya ko nyuma y'ubu buzima hashobora kuba hari ubundi. Nubwo hari abantu bavuga ko ashobora kuba ari iterabwoba ry'amadini n'amatorero, ariko ntawamenya. Ngaho ibaze ugize nk'ibyo nakita ibyago, ugasanga iyo umuntu apfuye ahari ahandi akomereza ubuzima, kandi akajya habi cyangwa heza bitewe n'ibyo yakoze, kandi nta mahitamo ufite yo kubikosora.
icyiza rero ni uko wakwizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kuko usanze barakubeshye ntiwakwicuza, kuko nyine n'ubundi uba wapfuye kandi warakoze ibyiza. ariko usanze buhari waba wungutse kabiri, kuko n'ubundi nushishoza neza uzasanga kubaha Imana bigira umumaro ukiri no mu buzima bwo ku isi. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka, nk'uko byanditse muri Yobu ibice 14 umurongo wa mbere. Tuvuga aya masomo 7 umuntu yakwigira ku rupfu, reka tubihuze n'urupfu rwa Pastor Niyonshuti Theogene turimo dusezera ku mugaragaro. Pastor Niyonshuti Theogene waruzwi nka inzahuke kubera ko yabayeho mu buzima bukomeye, yabaye hari umukene, yabaye hari imfubyi, yabaye hatagira shinge na rugero, aba hatazi kurya kabiri ku munsi icyo bivuze. Imana iramutabara imuhindurira amateka, yari yujuje inzu nziza, yarabayeho neza, yitwara mu modoka, ariko disi urupfu rwo gatsindwa ruramutungura, ruramutwara, rumwegereza nyine umugambi w'Imana. Nyakwigendera yaranzwe no guca bugufi, yiza aya masomo yose urupfu rwigisha abantu, ari nayo mpamvu ngusaba wowe ko wamenye urupfu rwa Pastor Niyonshuti Theogene rukwiye kugusigira amasomo akomeye cyane y'ubu buzima, byibuze ukiga ibi bintu 7 urupfu rukwiye kwigisha umwana w'umuntu. Pastor Niyonshuti Theogene yari inshuti y'abasuzuguritse, y'abakene, y'ibindushyi, y'ibirara, za mayibobo, abitwa abamarine, abapampe, aho ndetse rimwe mu kwezi yamanukaga Nyabugogo hariya akagenda akabagaburira bagasangira, akababwiriza ijambo ry'Imana. Benshi muri bo barahindutse, benshi muri bo atabarutse bashima Imana, baratabawe, babiwe mu rugo yabanaga n'abana 22. Mu by'ukuri Pastor Niyonshuti Theogene umuntu avuze ko asize inkuru nziza imusozi ntabwo yababeshye. Pastor Niyonshuti Theogene washizemo umwuka arasezerwa kuri uyu munsi, aho mu gitondo bazindutse gufata umubiri ku bitaro bya Kacyiru, ndetse barakomereza mu rugo nyine aho yaratuye. Nibavayo bajya ku rusengero rwa ADPR Nyarugenge, noneho nibavayo ku isaha ya 10 bashingura umubiri wa nyakwigendera mu irimbi rya Rusororo. Reka tuvuge ngo Imana imuhire ubuko ridashira, ariko nk'uko umushumba mukuru wa ADPR yaraye abibwiye abari bitabiriye igitaramo cya nyuma cyo kumusezera kuri ADPR i Nyarugenge, aho yavuze yuko inkunga cyangwa urukundo twagaragariza Theogene nuko urupfu rwe rukwiye kudusigira amasomo, bigatuma dukanguka kandi tugategura iherezo ryiza, ko nibwo buryo bwiza twaba tumweretse urukundo ndetse no kumuherekeza neza, tugateganyiriza ejo hazaza hacu. Iyobokamana TV turakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru yo guherekeza nyakwigendera Pastor Niyonshuti Theogene watabarutse. Imana imuhe iruhuko ridashira. Mwari kumwe na Joel, umunyamakuru wa Iyobokamana TV na iyobokamana.rw. Abandi munyure hano mubori hanze, abandi muze hano bafashe munyure kugira ngo mugire tugende, munyure hano abandi mutange inzira hano basohokere hano, abantu bari muri iyi nzira abamara gusezera musohokera munyure hano.
hariya mu Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago biwurinzira, impumyi zigira zabarengera, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'umukiza. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru, idutera umunezero, ikadushimisha, isi n'umushyitsi sinzabihoramo, ahubwo ni mu rugendo runjyana mw'ijuru, urugo rw'Imana ajya runyereka, rurora runyegereye, arumishurire, bituma binyuza cyane kugerayo, niho mpamvu Imana Yerusalemu nshya, bituma binyuza cyane kugerayo, niho namwe muri mu mpamvu agenda haza umwe umwe Yerusalemu. Pawulo yarambuze ati, namwe abanyamakuru namwe aho murekeraho munoneho musezere ko mudafite hari murekeraho ngaho byose ni Imana, murekeraho ngaho hanyuma musezere tugende zigira zabarengera, imodoka atera imyanya atware ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengere, ijuru tuzimana